Byari ibyishimo byinshi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 6 z'ukwa 11 2025 mu karere ka Nyagatare umurenge wa Tabagwe akagari ka Shonga umudugudu wa Gikoba ahazwi nko ku gasantimetero ubwo hasorezwaga ukwezi kubukorera bushake kwatangiye tariki 1 z'ukwezi kwa 10 2025. Uku kwezi kwasorejwe ku mugaragaro ku ndake y'uwari umugaba mukuru w'ingabo za RPA ari we Paul Kagame, ubu akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za RDF. Igikorwa cyitabiriwe n'urubyiruko barenga 2500 bahagarariye abandi baturutse mu turere turindwi two mu ntara y'Iburasirazuba ndetse nabo mu mujyi wa Kigali. Igikorwa cyo gusoza ukwezi cyahereye ku gikorwa cyo gutera ibiti mu kagari ka Tabagwe ho mu murenge wa Tabagwe batera ibiti birenga 9,000. Nyuma habaye ibiganiro no gusura indake ya perezida. Igikorwa cyitabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye ariko umushyitsi mukuru yari Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi bwana Utuma Twishima Jean Paul Abdallah. Twaganiriye n'urubyiruko batubwira impamvu bahisemo kuza gusoreza ibi bikorwa mu karere ka Nyagatare kandi batubwira n'amasomo bakuye aha hantu by'umwihariko ku ndake ya perezida. Bahisemo kuza ngaha Nyagatare azwi nka santimeter kugira ngo bidufashe nk'urubyiruko kumenya turava hehe turajya hehe, kubera ko hano niho ubuzima bwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside byatangiriye. Ni umwanya mwiza rero nk'urubyiruko yuko hakuye impamba yuko nta gucika intege, hanyuma tugakora kugira ngo dusigasire ibyo igihugu kimaze kugeraho tunateza imbere igihugu cyacu. Ngize amahirwe yo kuba aribwo mpageze. Ikintu binyigishije binyeretse ko umuntu wese yagira ahantu hava kandi ahikuye bikemera, kubera ko harangeze hariya ku ndake cyangwa mbere no ku mateka badusangije, mbona ko igihugu cy'u Rwanda gifite ahantu hatoya cyavuye ariko gifite n'ahantu hanini kimaze kugera. Rero binyereka ko mwanjye nk'urubyiruko nanjye hari ahantu ngiye ubwanjye nakwikura nkiyigeza ahandi, naho nakura abagenzi banjye badafite nk'imbaraga abakecuru iki aba nagira ahandi. Irasiroga tuvuga ngo imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Urubyiruko tuba tukizifite kurusha ababyeyi bacu kuko tubona ko igihe bakoze cyari gihagije, natwe tukumva yuko twagera ikirenge cyawe n'imbaraga cyane cyane tuzikura. Hano ku gasantimetero kwasura kuri njyewe nk'umukorerabushake binyibutsa urubyiruko bagenzi banjye babohoye igihugu, batwikije imyaka ingana na 10 bamaze bakorera igihugu bitanga kugira ngo igihugu turimo ubu ngubu kiba kimeze neza kandi badahembwa. Babikoreye ubushake bashyiramo imbaraga zabo, nanjye bimpa motivation n'imbaraga zo gukomeza gukorera ubushake, kutita ku kintu na kimwe ndetse no gukomeza gusigasira ibyo twagezeho. Si amasomo gusa bahakuye ahubwo bavuga ko batahanye umukoro wo gusigasira ibyagezweho binyuze mu gutangira amakuru ku gihe, gukora cyane no gukorana n'inzego zibanze. Nkuko naje mpagarariye abandi impamba nkuye aha ngaha nanjye ndagenda aho ntuye duhuza urubyiruko mu mahuriro dukunda guhuriramo, hanyuma mbahe message nkuye aha ngaha mbasaba yuko urubyiruko rwose rukwiye gusigasira ibyagezweho mu nkingi zitandukanye, haba mu mutekano mu mibereho myiza y'abaturage ndetse nabo ubwabo bakabasha kwiteza imbere kugira ngo iby'igihugu kibasha kudufasha kubyaza umusaruro. Murakoze. Mbona gukora ubuyusi volunteer ari byiza cyane, nkatangira amakuru ku gihe ndetse nkareba n'ibitagenda neza hose nkafatanya n'inzego z'ubuyobozi gutanga amakuru. Mu ijambo rye Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Abahanzi bwana Utuma Twishima Jean Paul Abdallah yashimiye urubyiruko rw'abakorerabushake mu bikorwa bakora birimo ibyo kurwanya ibibazo bibangamira abaturage, kurwanya ibyaha no gukora ubukangurambaga ku isuku mu rwego rwo kurwanya umwanda. Ubu rero ukurikije ibikorwa byakozwe ni byinshi bihwanye n'agaciro karenga miliyoni 800. Ni ibikorwa bikomeye cyane byo kwishimira byageze kuri buri ku baturage benshi, cyane cyane abanyarwanda bari mu midugudu bafite ibibazo by'umwihariko. Hari abubakiwe amazu yo kubamo, hari abubakiwe ubwiherero, hari abahawe ububakiwe uturima tw'igikoni, ndetse mwabibonye yuko twasoje iki gikorwa dutera ibiti nk'uko ari umuhigo ukomeye ku gihugu cyacu, gutera ibiti byinshi mu Rwanda kugira ngo duhumeke umwuka mwiza, kandi muri ibyo biti hakabamo n'ibiti byera imbuto, abanyarwanda bakaba bashobora kubona n'imbuto ndetse n'imboga, ku buryo igiti cyanjye ni umurage wanjye, ni ishema ryanjye, nayo ni gahunda uru rubyiruko rwakoze. Nagira ngo ubutumwa bwa mbere
ni ukubashimira. Ikindi buriya duhangayikishijwe n'ibibazo by'isuku mu miryango. Abakorerabushake b'urubyiruko ndetse n'abandi bakorerabushake bakuru baba mu ngo, baba mu miryango. Uru rubyiruko ndarushimira ko rwakomeje kwigisha abanyarwanda ibikorwa by'isuku. Nko mu mujyi wa Kigali hari uducupa mugenda mubona abantu baba banywereyemo za energy, uducupa tw'amazi twari twatangiye kugaruka, ariko abakorerabushake babigiyemo babiha umurongo, uducupa badukura mu muhanda. Ubu ngubu turashaka yuko banajya bareba abantu badafite isuku, umwanda ku mubiri, bakabagira inama. Turashaka yuko mu ngo zacu z'abanyarwanda tugira ubwiherero, inzu zacu zigasa neza. Abakorerabushake barabikoze muri uku kwezi, turashaka yuko bikomeza. Turifuza ko abanyarwanda benshi haba mu madini, haba mu mashuri, twagira uyu muco w'ubukorerabushake ugamije mu by'ukuri gutanga umutekano ariko n'isuku. Muri uku kwezi hubatswe amacumbi y'abatishoboye 186, hasanywe amazu y'abatishoboye 354, hubatswe ubwiherero bugera ku 1191, ubwasanwe ni 502, hubatswe uturima tw'igikoni 13011, hatewe ibiti 361,457. Ibiraro byarasanywe, si ibyo gusa kandi baharuye ibirometero 101 by'imihanda, abana bagera ku 2,036 basubizwa ku ishuri, hacukuwe ingarani, abaturage kandi 209 bishyuriwe ubwisungane mu kwivuza. Ubusanzwe akarere ka Nyagatare kagira urubyiruko rwinshi, ariko abo bakorerabushake bagera ku bakorerabushake 43,562.